Umunsi mwiza, umugoroba mwiza bitewe n'aho uherereye kuri wowe inshuti mukunzi gukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none. Ni ikiganiro turi buze kuganiramo n'umutumirwa wacu w'uyu munsi, ariko kandi mbere y'uko mwakira, reka mbanze nkwibutse niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, ushobora nawe kuba umwe mu bagize umuryango mugari w'ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Kanda aho hasi kuri subscribe ndetse unakande no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu ba mbere bagerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho. Muri iyi minsi mike ishize, benshi mwumvise amakuru, ubwo ndavuga by'umwihariko abari muri Diaspora, yuko ihuriro ry'urubyiruko rw'Abanyarwanda muri Amerika y'Amajyaruguru ryatumiye bagenzi babo bari mu Rwanda n'ahandi ku isi. Ni mu nama izaba igamije kwigira hamwe uko urubyiruko rw'Abanyarwanda na Afurika by'umwihariko ababa muri Canada bateza imbere ibihugu byabo ndetse n'igihugu babamo. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje kuganira n'umutumirwa wacu wa none kugira ngo atubwire byinshi kuri iki gikorwa giteganyijwe mu minsi iri imbere. Yitwa Bwana Moses Gashirabake, ni umwe mu Banyarwanda b'umuryango w'Abanyarwanda batuye mu gihugu cya Canada, ni naho tuvugana aherereye kuri ubu. Gusa ariko kandi si n'ibyo gusa, Moses Gashirabake niwe washinze ihuriro ry'urubyiruko mpuzamahanga ryitwa iRide. Turavugana ari muri Canada. Bwana Moses Gashirabake, uratwumva neza? Ikaze kuri radiyo ya Diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane Bwana Simeon, ndabumva. Murakoze cyane. Ngira ngo nta byinshi turi buhereho usibye n'ubundi nk'uko nari mbibwiye ku badukurikiye ko by'umwihariko iki kiganiro tugiye kwibanda kuri iki gikorwa. Iki gikorwa kugitegura ngira ngo kigiye kuba ku nshuro ya mbere yacyo. Ese igitekerezo cyavuye hehe cyo guhitamo kugitegura? Igikorwa cyitwa Rwanda Youth Convention cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015, gitangira mu mujyi wa Montreal, aho ngewe na mugenzi wanjye Jores Habineza hamwe n'urundi rubyiruko dutuye muri Canada b'Abanyarwanda twishyize hamwe dukora umuryango International Rwanda Youth for Development, waturutse mu bitekerezo twagira ibitekerezo twari dufite n'ibikorwa bitandukanye twakoraga. Jores cyane cyane yari ari mu bikorwa by'ikoranabuhanga n'ibikorwa by'imyidagaduro, ngewe cyane cyane ndi mu bikorwa by'ubukangurambaga, ndi n'umunyamategeko by'umwuga, nagenda nkorana na community zitandukanye mu kureba uburyo abanyafurika dutuye mu mahanga dushobora kwiteza imbere kandi tugateza ibihugu byacu imbere. Muri 2015 rero njye na mugenzi wanjye tuza hamwe dukora umuryango dushobora guhurizamo ibyo bikorwa, yaba ari ugusigasira umuco wacu, iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukora Rwanda Youth Convention ya mbere mu mujyi wa Montreal mu mwaka wa 2015. Icyo gihe rero leta yacu yabonye ibyo dukora, iradushyigikira. Ndibaza n'icyo gihe muri 2015 hari hashize nk'umwaka njye na Jores twarasuye u Rwanda, hari hashize igihe kirekire tutagera mu Rwanda. Noneho tumaze gusura u Rwanda na leta yacu iravuga iti reka tubunganire binyuze muri ambasade yacu iri hano Ottawa. Igikorwa rero cyagenze neza, tugira urubyiruko rurenga 2500 mu mujyi wa Montreal, aho twaganiriye ku bintu bitandukanye, yaba ari ibikorwa by'ishoramari bamwe mu rubyiruko bagira, bari batuye mu mijyi itandukanye ya Canada, bari Montreal, Ottawa, Toronto, Quebec, Edmonton, Vancouver n'ahandi. Ariko tugakorana n'urundi rubyiruko b'Abanyafurika, navuga inshuti z'u Rwanda, tukanakorana n'urubyiruko ruri mu Rwanda.
icyo gihe rero twagize ibiganiro byiza byabaye mu gihe cy'iminsi 3. Twakoze ibiganiro byiza, mbese byanatumye na bamwe baba bibaza ese bati niki twakora kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere nubwo tuba mu mahanga. Abandi bafata iya mbere batangira kugira icyo bakora. Noneho turavuga duti iki gikorwa tuzajya tugikora buri myaka 2. Mu mwaka wa 2017 twagiye mu mujyi wa Edmonton. Umujyi wa Edmonton uba navuga mu burengerazuba bwa Canada. Turavuga duti reka noneho tujye mu kindi gice cya Canada ko Montreal yo iri mu burasirazuba. Na Edmonton naho byagenze neza, tunagira n'amahirwe aho leta yacu yatwoherereje umushyitsi mukuru afande James Kabarebe, retired general, ubu ngubu uri state minister muri Minafet, ushinzwe East African community. Tugira ibiganiro byiza, ganiriza urubyiruko, mbese turaravuga duti ahubwo na hagati y'iyo myaka 2 tuzatugira n'ibindi biganiro, yaba ari nka za workshops, kwiga uburyo dushobora gufashanya, wenda abakeneye amakuru runaka, bafite imishinga itandukanye, yaba ari imishinga yaba ari iy'inyungu cyangwa imishinga itabyara inyungu, kuko natwe umuryango wacu ni umuryango udaharaniye inyungu, ariko navuga ko abo dukorana benshi ari abantu ba rwiyemezamirimo. Natwe twawushinze turi ba rwiyemezamirimo. Ni ukuvuga byaradufashije. Noneho mu mwaka wa 2019 twagiye mu mujyi wa Milan mu Butaliyani, naho dukora igikorwa cyiza cyane. Imyaka 2 ishize muri 2021 twari gukora iki gikorwa mu mujyi wa Ottawa, ariko nk'uko mubizi twari turi muri bya bihe by'icyorezo cya COVID-19 ntitwabasha kubikora. Niho rero muri uyu mwaka wa 2023 turi kwitegura kugira iki gikorwa hano mu mujyi wa Ottawa ndetse na Gatineau. Ni imijyi navuga yuko yegeranye kandi irimo abanyarwanda benshi. Abantu bose rero bakaba biteguye kandi bishimiye kugira iki gikorwa nanone ku nshuro ya 4. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma kubera iki kuri iyi nshuro rero noneho ubwo mwifuje no gutumira urundi rubyiruko ruvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hirya no hino? Murakoze cyane. Mu bikorwa twagiye tugira iyo myaka yashize, duhereye nko muri 2015, twagiye tugira urubyiruko abaturutse muri Amerika, abaturuka no muri i Burayi. Noneho bakajya batubaza ese ni ukubera iki tudashobora noneho kugira igikorwa kiduhuza twese. Noneho uyu mwaka wa 2023 turavuga duti reka noneho tugikore kiba igikorwa cya Amerika ya ruguru, ni ukuvuga Canada na Amerika, ko hari abanyarwanda benshi, kugira ngo tuzane hamwe urubyiruko, abayobozi bacu bo mu Rwanda n'abo muri Canada n'inshuti z'u Rwanda, kugira ngo dukomeze tugire ibi biganiro bidufasha kumenya uruhare rwacu cyangwa gukomeza umurego mu kugira uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu. Hari nk'ibikorwa bitandukanye urubyiruko rugiye rukora, yaba ari ibyerekeranye n'ubuzima cyangwa se abandi nk'uko nabivuze mu ishoramari, ariko turagira ngo no muri sekiteri zose, kuko ntabwo ari ngombwa gusa ngo umuntu asubire mu Rwanda. Wenda ugiye nko gukora politiki, wenda abantu bibaza ko gufasha igihugu cyawe ari ukujya muri politiki, ariko hari uburyo bwinshi ushobora gufasha igihugu cyawe atari ngombwa ngo ujye muri politiki. Ariko na politiki nayo ni ikintu cyiza, ababishoboye nabo babikora, ariko twe cyane cyane twibanda navuga mu buzima bw'ishoramari, muri ekonomi, no mu buzima buri social cyangwa ubuzima bwa buri munsi. Kandi nk'uko nari nabivuze,
ni ukugira ngo n'urubyiruko rugire ahantu baganirira, tugira ahantu tuganirira n'abayobozi bacu. Nko mu myaka yashize twagize abayobozi bo mu nzego zo hejuru, yaba ari abadepite, abaminisitiri, twagize n'abandi bayoboye inzego zitandukanye, yaba ari amabanki, yaba ari za Rwanda Development Board, n'abandi bayobozi bayobora inzego zitandukanye mu gihugu cyacu, ndetse n'abayobozi b'urubyiruko, yaba ari abayobozi b'urubyiruko mu nzego za ekonomi no mu nzego ziri social, kugira ngo tuganire, noneho ibyo biganiro binahe navuga urugero abandi, ko usanga nk'urubyiruko bakuriye mu mahanga cyangwa se bamaze nk'igihe kirekire badasubira mu Rwanda. Hari abaje kwiga, abandi baza wenda bazanye n'ababyeyi babo baje gukora, cyangwa abandi baza kubera amateka y'igihugu cyacu. Ni ukubaha mbese urugero rw'ibyo bashobora gukora, kugira ngo bamenye amakuru nyayo aturutse mu muyoboro nyawo, aho kugira ngo bazajye babwirwa ibindi n'abandi, ko usanga nko ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru menshi atandukanye, kandi ugasanga n'ayo makuru hari igihe aba atari nyayo. Rero biba byiza babonye amakuru aturutse ku isoko, abafasha kugira ngo bamenye uburyo bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ni muri ubwo buryo rero twavuze reka dufatanye na bagenzi bacu bari muri Amerika, United States of America, ko hari abanyarwanda benshi, yaba ari ababyeyi bacu cyangwa urubyiruko, kandi yuko ni n'ubusabe baduhaye. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma iyo urebye rero ibi bikorwa mutegura, mukareba umusaruro uvamo, kugeza ubu umuntu yavuga ko ungana iki? Ese ni iki bimaze kungura urubyiruko muri rusange, cyane ko urumva ko ari bo umubare munini w'ababyitabira? Mubona ari akahe kamaro k'ibikorwa nk'ibi mukomeje gutegura muri uyu muryango wanyu? Murakoze cyane Bwana Simeon. Mu by'ukuri havuyemo umusaruro ufatika, kuko kuva twatangira muri 2015 kugeza ubu ngubu hashize imyaka 8, ariko muri iyo myaka 8 twarebye urubyiruko twagezeho rurenga 10,000. Ni ukuvuga duti abitabiriye ibikorwa byacu barenga 10,000. Noneho muri abo 10,000 hari nk'abari bafite imishinga y'ubucuruzi babashije kuyagura. Wenda umuntu afite nk'umushinga mu mujyi runaka muri Amerika cyangwa muri Canada, yaba ari imishinga y'ikoranabuhanga, baravuga bati reka iyo mishinga tuyijyane iwacu mu Rwanda. Ni ukuvuga hari nk'abantu wenda b'urubyiruko navuga wenda batari bazi ko bishoboka, ariko kubera yuko twahuye tukabiganira, bagahura n'abayobozi bayobora izo nzego, ku buryo banageze mu Rwanda abayobozi bashobora kuborohereza bakabereka uburyo bikorwa, babashije gutangira imishinga. Ndumva niba ntibeshye neza hari imishinga irenga nka 500 imaze gutangizwa mu Rwanda, kandi turifuza yuko iyo mishinga yakwiyongera, ahubwo ikagera, biramutse bibaye byiza, ikarenga n'ibihumbi 5, kikuba inshuro 10. Hari n'abandi babashije kuza gusura u Rwanda, bamwe hari hashize imyaka 20, ugasanga umuntu wenda ufite imyaka 25, hari hashize imyaka 20 ataragera mu Rwanda, baza gusura u Rwanda. Muri abo ngabo navuga ko hari umubare urenga 1,500 muri statistique twagiye dufata. Noneho iyo basuye u Rwanda bibaha ni nko kubona amakuru, noneho amakuru babwiwe bakagenda bakayibonera. Ni ukuvuga iyo bamaze kuyabona, noneho hari abaje wenda baje gukora nka volunteering, cyangwa bakaba abakoranabushake mu bikorwa bitandukanye, kuko burya usanga mu bihugu byateye imbere, tuvuge wenda mfashe nk'urugero, abo dukunda gukorana cyane b'Abayahudi, usanga baba batuye mu mahanga nk'hano muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa i Burayi, ariko ugasanga buri
buri mpeshyi cyangwa buri sama bohereje umubare runaka w'urubyiruko rugiye mu Rwanda nako rugiye mu bihugu byabo kugira ngo bakore akazi gatandukanye, volunteer work. So hari abandi bagiye muri ubwo buryo, ntabwo nshobora kumenya imibare neza, ariko kubera iyi initiative twatangiye byarabaye. Ikindi navuga ni uko urubyiruko rwumva hari nk'ahantu bashobora guhurira bakaganira, atari ukuvuga gusa ni ukuganira mu gihugu barimo, ariko bagatekereza yego u Rwanda, ibihugu bakomokamo, ariko bagatekereza na Afurika, ku buryo ibikorwa bashobora gukora wenda nko mu Rwanda bishobora no kujya n'ahandi muri Afurika mu bindi bihugu. Hari rero n'abandi babikoze, bakoze ibyo ngibyo. Icya nyuma wenda nakomozaho ni uko mu mwaka wa 2017 bitewe n'ibikorwa twari tumaze dukora, Imbuto Foundation yaduhaye igihembo cya Sirwa, Celebrating Young Rwandan Achievers, kubera iyo initiative twakoze. Mu by'ukuri dutangira nta nubwo navuga ngo wenda twari dufite amikoro ahambaye, ni igitekerezo cyatangiye, noneho abandi twari turi kumwe twatangiye turi babiri, none ubu navuga ko dufite abantu barenga 60 dukorana, noneho na leta yacu nayo iraza iratwunganira mu buryo butandukanye. Muri 2017 rero tumaze imyaka 2 twabonye icyo gihembo rero cyatumye dukora n'ibindi byinshi. Murakoze cyane. Hanyuma rero iki gikorwa giteganyijwe mu minsi iri imbere, taliki ni izihe kizaberaho, hanyuma se kucyitabira ku mujene by'umwihariko cyangwa se urubyiruko rukurikiye iki kiganiro birasaba iki? Ni iki gisabwa kugira ngo nawe wenda niba abishoboye, yaba uri muri Canada cyangwa se n'ahandi hirya no hino ku isi, azabashe kuba nawe yakitabira? Iki gikorwa kizaba kuri tariki ya 25 na 26 z'ukwa 11 2023, kikazabera mu mujyi hano Ottawa Gatineau. Tuzaba dufite imyanya irenga 2,000 y'urubyiruko baturutse hano muri Canada no muri Amerika ndetse no mu Rwanda. Tuzaba dufite abatumirwa batandukanye, yaba ari abatumirwa baturuka muri leta, mu nzego z'abikorera, noneho n'abatumirwa bo mu rubyiruko, kuko ni igikorwa cy'urubyiruko. Tuzaba tunafite navuga n'imyidagaduro, nanone ni igikorwa cy'urubyiruko. turagira ngo rwose abantu bazitabira mu biganiro tuzagira, tuzanagira ibihe byiza, dusabane, tubyine imbyino zacu, yaba ari zo muri gakondo cyangwa n'izindi zitandukanye. Noneho kugira ngo umuntu yitabire igikorwa, kwiyandikisha ni ngombwa, ariko kwiyandikisha ni ubuntu. Hariho urubuga rwa iRide, ni kuri www.iride.ca. hari ahantu ho kwiyandikisha, umuntu ashobora kujyaho agakanda ukiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, noneho ukakira amakuru akwereka ko wamaze kwemezwa. Noneho ubwo igihe nikigera n'andi makuru abantu bazagenda bamenyeshwa, bazatanga ibiganiro n'abazasusurutsa abazabitabiriye igikorwa, n'ayo makuru nayo vuba aha ngaha ku rubuga rwacu bazaba ariho. Yego, urakoze cyane. Hanyuma rero utekereza ko ari nk'iki cyatuma umujene cyangwa se urubyiruko rudukurikiye muri kano kanya ashobora kuvuga ngo ariko reka nanjye mpaguruke njye kwifatanya na bariya bantu? Ni iki kuri iyi nshuro noneho azungukiramo muri iki gikorwa? Murakoze. Kuri iyi nshuro ya 4 navuga yuko icya mbere ni uburyo bwo kwerekana urukundo ufitiye igihugu cyawe,
kuko ndabizi nganira n'urubyiruko rwinshi, nanjye nubwo ndi kubyina mva mu rubyiruko, ariko nzi yuko urubyiruko 99% cyangwa 100% bakunda igihugu cyabo. Ni ukuvuga iyi platform ibaha uburyo bwo kubyerekana. Icyo cya mbere. Icya kabiri ni uburyo bwo guteza igihugu cyabo imbere, ariko nabo biteza imbere. Ni ukuvuga uyu mwaka dufite ibiganiro byiza cyane birebana n'ibibazo cyangwa se ibisubizo urubyiruko rufitiye igihugu cyabo, urubyiruko rutuye mu mahanga. Wenda mvuze nko muri zimwe mu nsanganyamatsiko tuzaganira, hazaba hari ibiganiro cyangwa panels, hazaba hari n'imbwirwaruhame cyangwa speeches zizatangwa n'abayobozi. Nko muri topics zimwe na zimwe tuzagira topic izaganira ku byerekeranye na entertainment business. Usanga nk'urubyiruko abenshi bakurikirana cyane imyidagaduro. Ese mu myidagaduro ni ayahe mahirwe arimo? Nk'iyo hano ni ubwa mbere twayikora, kuko ubundi usanga abantu baganira ese ni gute dushobora gushora imari, dushobora gukora ibintu biduteza imbere, ariko hari n'ibindi nabyo bishobora kuva mu myidagaduro. Ikindi tuzaganira numva gifite cyangwa se urubyiruko rwinshi rufiteho amatsiko, ni ibyerekeranye na mental health cyangwa ubuzima bwo mu mutwe. Ni ukuvuga mbere ya covid no muri covid twabonye ibibazo byinshi byerekeza muri urwo ruhande. Hari urubyiruko rwinshi rufite ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge, hari n'abandi unfortunately biyahuye, hari n'ikiriyo twari turimo ubu ahangaha Ottawa. Ni ukuvuga ni ibintu biri muri community zacu. Ese ni gute umuntu aturutse mu Rwanda aje mu mahanga, uje kwiga, cyangwa se uzanye n'ababyeyi bawe, cyangwa se umaze igihe kirekire hano, ni gute waba uri kumwe n'abo muturuka mu gihugu kimwe mugakomeza gufashanya ku buryo utazageraho wumva ugomba kujya mu nzoga cyangwa mu biyobyabwenge, kugira ngo wumve yuko ibibazo byawe ari ibibazo twese dusangiye. Ikindi ni uko ni ugusangira amakuru, kuko burya ikintu nabonye community zitera imbere zisangira amakuru. Rero ubu ni uburyo bundi bwo gusangira amakuru, ubucuti. Hari benshi bavanamo inshuti, hari benshi bavanamo amahirwe. So ni ukuvuga ni ihuriro rifasha urubyiruko gutera imbere, ariko tukanafasha n'abandi wenda bagifite ibibazo, abakihagera vuba. Nk'ubu iyo umuntu akigera hano muri Canada, hari ibibazo byinshi umuntu agenda anyuramo, ariko iyo ufite abantu bakomoka aho uturuka, banyuze mu bibazo wanyuzemo, bakanabasha kubinesha, ushobora nawe kubitsinda kandi ugatera imbere. Muri make ni ibiganiro byiza bizadufasha kumenyana, kumenya igihugu cyacu kandi tunagiteza imbere. Yego, urakoze cyane Bwana Moses. Hanyuma mbere y'uko tugana ku musozo, cyane ko n'ubundi tuzakomeza gukurikirana iby'iki gikorwa kugira ngo dukomeze kugeza ku banyarwanda badukurikira, by'umwihariko bari muri diaspora, uko kizagenda kuzageza no ku minsi nyirizina kizaberaho. Ubutumwa bwawe ku munyarwanda udukurikiye, by'umwihariko urubyiruko, ni ubuhe? Tunagushimira kandi ko wemeye kuganira n'ijwi rya Diaspora wa Nation Radio kugira ngo tubwire byinshi kuri iki gikorwa, ndetse n'uko kizaba kimeze cyangwa se uko kizagenda mu minsi iri imbere. Murakoze cyane. Nanone icyo nabwira urubyiruko ni uko byose birashoboka. Nk'ubu nihereyeho cyangwa nk'abandi benshi, mu myaka 7-8 ishize ntabwo navugaga iki kinyarwanda turi kuganira. Nakuriye mu gihugu cya Kenya, nakuze mvuga igiswahili n'icyongereza. Ikinyarwanda navugaga
wari kukibarira nko ku mashyi niba nshobora kubivuga gutyo, ariko ubu mbasha kukivuga kandi nakigiye mu muryango w'Abanyarwanda muri Canada. Ni ukuvuga yuko ikintu navuga ni uko gusigasira umuco wacu ari ibintu bifite agaciro cyane, kandi umuco uturuka mu rurimi, mu buryo Abanyarwanda bakora ibintu n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga rero icyo nababwira ni uko hari nk'abandi bavuga bati ese nzaza mu gikorwa nk'iki cy'Abanyarwanda nta Kinyarwanda mvuga. Yego nibyo, ibiganiro bimwe hari bizakorwa mu Kinyarwanda, ariko n'Igifaransa n'Icyongereza nacyo kizakoreshwa. Rero ndabararika kugira ngo rwose tuze tube turi hamwe, dusigasire umuco wacu, twigire hamwe uburyo dushobora guteza igihugu cyacu imbere, kandi burya bifitemo inyungu nyinshi cyane. Rero muri make nagira ngo nanjye mbashimire kuba mwadutumiye, kandi ndarika n'urubyiruko bagenzi banjye kugira ngo twese tuzaze tuganire kandi tugire n'ibihe byiza. Murakoze. urakoze cyane. Reka rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora tubwire ko ari aha dusoreje iki kiganiro. Mwumvise byinshi kuri iki gikorwa giteganyijwe. Niba uri umunyarwanda, by'umwihariko niba uri urubyiruko, ukaba kandi wumva ushishikajwe n'iby'iki gikorwa, uratumiwe. Wumvise ko kwiyandikisha ni ubuntu, ukaba ushobora nawe kuzifatanya n'abandi ku itariki 25 na 26 z'ukwezi gutaha. Reka ubwo rero tubihange amaso, ijwi rya Diaspora natwe tuzaba duhari. Nshimire cyane Bwana Moses Gashirabake twabanye. Wakoze cyane Bwana Moses kwitabira ubutumire bwacu. Namwe mwakoze cyane Bwana Simeon. Njye rero uri wabategura iki kiganiro kankibanagezaho, nitwa Simeon Muhumuza. Mukomeze mugire ibihe byiza.